muraho murakomeye muguwe neza, mukomeze kugubwa neza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Turashima Imana rero ko tukiriho, turashima Imana ko tugihumeka, kandi namwe mukaba mugihumeka umwuka w'abazima. Muri iyi minsi rero hari inkuru y'umugabo witwa Ndondo wo mu gihugu cy'u Burundi wishe umwana we w'umuhungu. Ni inkuru itashimishije cyane, yishe umwana w'umuhungu amuhora kuba yarafashe imodoka ye akayigongesha. Yari amusigiye imodoka ngo ayoze we n'abandi bana bari bari kumwe, arangije nyine gucokoza kwa kundi kw'abana bageze mu myaka 10 n'ingahe nyine baba bashaka kumenya utuntu twose, abafashe ya modoka arayigongesha. Bari bamaze koza imodoka barayifata nyine, ubwo baba bagiye kureba uko bayitwara nabo ngo batware nk'uko papa wabo ajya atwara, arangije agongesha imodoka, ibirahure birameneka. Papa we rero yaje afite umujinya mwinshi cyane amaze kubibona, kuko iyo modoka yari nshyashya, kandi uyu mugabo Ndondo nk'uko amakuru abivuga yari umukire cyane, kandi uyu mwana nawe yigaga muri, twavuga ngo ni mu wa 7, mu Burundi bavuga ko ari mu wa 7, ariko ni ubwo twavuga ko ari nko muri segonderi mu mwaka wa 1 cyangwa se mu mwaka wa 2, ariko wenda nuko abana b'abakire bagira igihagararo, urabona ko asa n'umwana nyine wari ukuzemo, wenda w'imyaka 12 n'itatu cyangwa se 4. Ntago makuru avuga imyaka ye neza, ariko murabona ko yari umwana utari muto cyane, yari umwana wari umaze kugimbuka. Gusa rero icyo twavuga ni uko ari inkuru ibabaje cyane. Ntabwo ari ibintu bikwiriye ko umubyeyi ajya gufata inyundo, agafata timba, agafata umuhoro, akajya gufata ishoka ngo akubite umwana. Ibyo ni ibintu bikomeretsa, kandi nta mujinya wafata umubyeyi wo gufata inyundo kubita mu mutwe. Inyundo, umuhoro, ibikoresho byica ntago aba ari ibintu byiza. Rero uyu mugabo yasanze imodoka ye yangiritse cyane, kandi yari umugabo w'umukire, ni umugabo w'umukire uba aha ngaha mu Burundi, nk'uko amakuru akomeza bitubwira. Yasanze rero imodoka ye yangiritse cyane, nk'uko babitubwira. Yari atuye mu Burundi mu Cibitoki, mu ntara ya Cibitoki, akaba yari akize rwose by'intangarugero, kuko yafashaga n'abantu, kandi hari n'imidugudu myinshi yagiye yubaka, akazana amashanyarazi, akabubakira abakene, agafasha abantu mu buryo bwose, ndetse yari umuntu wemerwa na leta hariya mu Burundi ko ari umukire. Rero mujya mwumva ko bijya bibaho no mu Rwanda, ukumva abana bishe ababyeyi, ukumva ababyeyi bishe abana, ariko abavandimwe ukumva bicanye, umugabo yicanye n'umugore, ariko ntabwo ari ibintu bikwiriye. Uyu ni umwuka wa Satani wo kwicana, ni wa mwuka wa Kayini waje mu bantu, cyangwa se Gayini waje mu bantu. Ariko si byo ko abantu bahuje isano bicana, cyangwa se n'abadahuje isano, abaturanyi, abantu bakorana bakicana bapfa ibintu by'ubusabusa bidafatika. Ntabwo ari ibintu bikwiriye, cyane ko twese, buri muntu wese usanga afite aho abarizwa ngo asengera, aho ugasanga abantu barica abandi. Rero ntabwo ari ibintu bikwiriye. Umubyeyi yakoze amahano, arihekura, kandi noneho iyo modoka yarengeye, ntagiye kuba muri iyo modoka. Ubwo rero twavuga ngo uyu mwana nagire iruhuko ridashira, uyu mubyeyi nawe nyine akanirwe urumukwiriye, cyangwa se amategeko afite uburyo azabigenza. Amategeko yo mu Burundi ntabwo twapfa kubimenya, ariko ntabwo ari ibintu bikwiriye, nubwo bitabaye mu Rwanda, ariko no mu Rwanda si uko ntabihaba. Twasoreza wenda kuri iyi nkuru y'uyu mukire witwa Mironko. Muramuzi, ni umukire cyane wavuzweho
kuba afite inganda za purasitike, inganda nyinshi zo mu Rwanda za purasitike zikora ibikoresho bya purasitike ni iz'uyu mukire witwa Mironko. Uyu mukire rero akaba yari amaze iminsi ari mu rubanza hamwe na leta y'u Rwanda, aho yayiregaga ngo ko itamwishyuye amafaranga yaba yarakoresheje mu kugura imihoro yakoreshejwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi ko ari we wayiguze amafaranga. Rero yareze u Rwanda cyane ndetse akajya atsindwa akongera akajurira. Ubu rero urukiko rukaba rwashyizeho umwanzuro ko Mironko yatsinzwe kandi byeruye rwose, ko yavugaga ko atishyuwe ibyo yatanze, akaba yavugaga ko hari amafaranga menshi yakoresheje asaga miliyari 18 zirenga, akaba ariyo yishyuzaga leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda rero ikaba yamutsinze, niyo makuru rwose ari kuvugwa ko Mironko uyu mukire noneho yaba yatsinzwe ku mugaragaro. Urubanza rero rwabereye i Nyamirambo, akaba yari afite umwunganizi ndetse na leta y'u Rwanda ikaba yari ifite umwunganizi. Umwunganizi wa leta y'u Rwanda akaba yitwaga Muragira Nicolas, naho uwa Mironko, umukire Mironko akaba yitwaga Maître Kireya Kituyi. Rero uyu mukire akaba yatsinzwe ku mugaragaro, akaba ndetse yategetswe no gutanga indishyi cyangwa se ihazabu y'amafaranga yose yakoreshejwe mu gihe cy'urubanza. Akaba rero yategetswe kuyatanga kuko nyine murumva yatsinzwe. Iyo tudatsinzwe rero utanga ihazabu y'amafaranga yose yagiye akoreshwa mu gihe cy'urubanza, kuko hari